Mbere na mbere mbashe kubasuhuje inshuti bavandimwe dukurikirana umunsi ku munsi, aho muherereye hose mu bihugu bigiye bitandukanye, yaba ku migabane igiye itandukanye, yaba muri Afurika ndetse no mu migabane ya Aziya, za Oceania, za Amerika, za Australia n'izindi. Ibihugu byose mugiye murimo rero mwabasha gukurikira ururimi rw'ikinyarwanda, yaba icyongereza, turabasuhuje. Kudukurikirana kwanyu ni iby'agaciro, ndetse kandi tubiha agaciro pe mu buryo bukwiye. Imana ijye ibaha umugisha rwose kudukurikirana kwanyu. Kuba muduteza imbere rero, yaba kuri twe turunguka, yaba ndetse no kuri mwe mubasha kuba mwabona amakuru agiye atandukanye. Iki ni ikinyamakuru kigenda kibagezaho amakuru. Ubu twibanze ku makuru ya Pi Network. Nimara gusohoka nibwo tugiye kubakorera studio, tukabasha kuba twabagezaho amakuru agiye atandukanye, atrendingwa hirya no hino, yaba havugwa kuri politiki ndetse n'ibindi. Iyi ko mugenda mubibona rero hano, iyi ni banki igiye kugihurizwamo ibintu byose by'umushinga wa Pi Network, kugira ngo tubashe kuba twakwinjira muri open mainnet nk'uko byateganyijwe, byamaze gutegurwa, niko bigiye kugenda. Murabona ko ibintu byose umushinga wateguwe mu buryo bwizewe, ndetse kandi nawe mushyashya ushaka kwinjira mu bintu by'ikoranabuhanga rya cryptocurrency, wanyegera wakanyandikira muri comment, cyangwa wenda ukanyandikira outline kuri message isanzwe cyangwa kuri WhatsApp, nta kibazo, nkabasha kuba nakusubiza, ndetse nkabasha kuba nakwinjiza muri mushinga. Kwinjiramo bisaba koherezwa link, ukabasha kuba wabana umunyamuryango, ukwinjiramo ukoze ibisabwa, ndetse kubifungura wegera umuntu ubizi akagufungura neza, nibwo biba byiza kugira ngo ubashe kuza ibisabwa. Uyu mushinga ni umushinga mwiza cyane rero, waje kuzana amafaranga meza, kandi dukeneye gukoresha nk'ifaranga rikoreshwa ku isi yose rijyanye n'ikoranabuhanga. No mu Rwanda mwabonye ko 2026 aribwo batubwiye ko bazakoresha iri faranga, urumva, kandi turabura amezi makeya nibwo rizemezwa nk'ifaranga rye. Mbonye ko itegeko nababwiye ko ryatowe. Kuri iki kiganiro cyose urinde ukirangiza usobanukirwe neza ibya Pi Network byose. Pi Network main update: KYC deadline expanded at the February 28 crypto time. Pi Network has extended in the deadline for now your customer KYC verification and migration. The new KYC deadline for the Pi is February 28, 2025. The extension aims to give Pioneer more time, secure then the Pi coin, and complete the necessary verification steps. Pi Network has confirmed that this extension is not related to the launch of the open network, which is still essential for the Q1 2025. The extension will not impact that launch time. According to the announced, a pioneer who not complete KYC and migration by February 28, 2025 will lose the Pi coin. Iyi ni imbuzi Pi Coin yatanze, ivuga ko urabona ko bari baratanze grace period izarangira mu kwa mbere ku itariki 31. Pi Coin yatanze imbuzi ejo bundi ku itariki 31 n'ubundi, ivuga ko igihe cya open mainnet kiyongereye. Baratubwira ati ngo Pi Network mainnet yabaye update kugira ngo iri tariki kuri 28 z'ukwezi kwa kabiri muzabe mwarangije kuzuza ibisabwa, yaba ama KYC yaba ama migrate, mwese mwabashe kuba mwajya mu mwanya wanyu uko migombwa. Utabaye ibyo utabikoze, utakoze KYC nko bayiguha, Pi coin zawe uzazihomba.
Why the Pi KYC extension was granted? The Pi core team has provided this KYC extension in several session reasons, including increase participation, more pioneer will give the chance in the corporate KYC and migrate to the mainnet, intensive aggressive technical ensures facing verification changing with have additional time resolve them, strengthening and network a large verification use base will contribute to the safe and more robust Pi ecosystem before the complete the open network launch. That if missing the Pi KYC deadline, the Pi core team win a Dutch pioneer who missed the February 28 deadline will on real-time Pi network Pi mining and last and migration February 28. This is the deadline. Last warning. And as continues, a pioneer has extension deadline in the customer's KYC verification and mainnet migration and the new KYC deadline and the Pi February 2025 and the extension aim give pioneer who time and secure that the Pi coin and complete the necessary verification steps. Pi network that confirmed that is the extension is not related to the launch of the open network, which is still essential in Q1 2025. The extension will not impact the launch timeline. According to the announcement, Pioneer who not complete KYC migration in February 2025 will lose your Pi coin. Baratubwira ati Pi coin team yagize ati igihe cyo gukora ama KYC n'amamigration cyariyongereye icyo bigiye bita grace period cyariyongereye kijya mu kwezi kwa kabiri kuri 28 z'ukwezi za 2025 aho cyari kivuye mu kwezi kwa mbere ndetse birongera binava mu kwezi kwa 12. Ibyo byose ni igihe cya grace period. Nyaboneka iki gihe mwigitesha ubusa kuko ino fungurwa rya open mainnet niryo rizashyiraho guhagarikwa cya kino gihe. Ariko nanone ni kimwe nuko Pi core team atubwiye ati mwe mwigira ikibazo mw'icyo kubongereye icyo gihe cyabo kuba ifungurwa rya open mainnet turindiriye ryari. Abantu ibihumbi 10 nibamara kuzuza ama migration bamaze kwimurirwa ama migrate yabo bakabasha kuba bakemerwa kuba bakoresha iriya KYC cyangwa bakoresha in open mainnet, nibwo tuzaba twinjiye muri no funguro rya open network cyangwa open mainnet, kubera ko bizaba byemewe cyane ndetse n'abantu boshaka bakemerwa kuba bakoresha ino faranga ryabo. Why KYC? Why Pi KYC extension of the created? The Pi core team has provided this KYC extension for the several reasons, according increased participation. More pioneer will have a chance to complete KYC and migrate to the mainnet. The addressing technical issue facing verification changing will they have additional of the reason resolve them, strengthening
network large verification use the base with the contribution to the offer and more reviews a Pi ecosystem before and the open network launch. What if miss the Pi KYC deadline? The Pi core team warning and the pioneer who missed the February 28th deadline, why will only retain Pi mainnet in the last 6 months only order mainnet coin will be lost. The fences and the patents of baratubwira ko hari intango eshatu cyangwa wenda ingingo eshatu zishobora kuba yenda ziri gutangwa n'ibyo zikamishe kino gihe cya grace period bongereye icyo kigamije cyangwa impamvu bayongereyeho. Icyambere ari uguha chance aba pioneer batarakora KYC n'abatarimurirwa ama Picoin yabo bayavana muri migrate bayajyana muri mainnet. Ikindi cya kabiri, hari abantu bari muri tentative, abo bantu bakeneye kuzuzwa ibisabwa byose, bajya muri menu checklist buzuza ibisabwa kugira ngo babashe kuba bakinjira muri open mainnet byose ibintu byabo byose bitunganye. Ikindi kintu cya gatatu ni ukuba mwabasha kuba mwakicekinga, buri wese ufite agakosa, buri wese ufite icyo agomba gusaba Pi kwa team akabasha kuba yagisaba hakiri kare, bakabasha kuba bakimuha mbere ya open mainnet. The defenses, the importance of the grace period and maintaining and the decentralization ecosystem delivered by the